Birashoboka ko ubuzima bwakubiriye nk'indi misharira, ubayeho mu bizazane n'amakuba menshi mbese utishimye. Iyi nkuru uyu munsi ngiye kukubwira rero ni iyawe, irakureba kandi igufitiye umumaro rwose. Gusa ndakwinginze untege amatwi neza guhera itangiye kugeza isojwe, ugire kwihangana kandi nturambirwe. Igihe kimwe mu mateka yo mu misozi miremire habayeho agatama gatoya. Ubuzima kuri ko bwari amagorane menshi, kabayeho kagowe kandi cyane. Umunsi umwe ku gicamunsi kagize kajya kwicara hirengeye, ariko hakaba munsi y'igiti cy'umunyinya. Mu gahinda kenshi nibwo katangiye gusuka amarira gatama kaboroga. Gusa munsi y'igiti kindi cyari cyegereye icyo karimo hakaba hari hicaye umusaza umwe wari icabwenge muri ako gace, akanaba umupadiri wari ukuriye idini gakondo ryaho. Abaturage bakundaga kumwita muzehe aya mato. Uko yakicaye aho munsi y'igiti ntiyigeze amenya ko kari aho hafi yiwe, ko karakomeje karaboroga mu gahinda n'amaganya menshi, karaboroga maze amarira yako aza kumvwa na wa musaza aya mato wari wicaye hafi yako ariko atabizi. Wa musaza aya mato yarahagurutse ngo akibuke yitegereze neza iyo, maze arebye asanga agatama kuzuye intimba. Nuko niko kukitegereza mu ijwi rituje arakabaza ati, byakugendekeye bite kuri iriya nshuti yanjye? Mu ijwi ryuzuye ikiniga nako karamusubiza kati, rwose muzehe aya mato nakubeshye njye rwose ubuzima bumaze kundambira, ndabuhaze rwose, mbayeho ntawe ukinyumva, ndaho ni ukwirirwa niruka nihisha ibimpiga n'ibigambiriye kugirira nabi gusa. Ntakubeshye ingufu zarashiranye, byinshi byirirwa binyirukankana, sinkifite ingufu zo kubirwanya, ndarambiwe rwose. Buri wese muri iri shyamba arasuzugura cyane, ndarambiwe rwose, aho gukomeza kubaho uku nguku byakaruse nkapfa nkavaho jyewe, njye ndarambiwe, ndarambiwe pe. Muzehe ya mato akikumva yumvise akagiriye impuhwe rwose, nawe ati, rero gatama gato ya nshuti yanjye, tuza ruhuka uruhura umutima nkubwire. Uhereye nonaha gabanya kurira nkugire inama. Buriya rero ufite kwishima nk'izindi nyamaswa zose ku kiguzi biri bugusabe cyose, uranyumva? Nako kati, ibyo uvuga simbyumva neza, nishimye nte na ziriya mpyisi n'ibirura binyirukankana ijoro n'amanywa, nishimye nte wa musaza we? Maze wa musaza niko kongera kugasubiza ati, ntukagire ubwo uri munsi y'ijuru nshuti yanjye, ariko rero ngiye kukugira inama nyayo. Urabizi njye ndi umunyabugenge, umunyamwuka wuzuza ibiremwa ibitangaza nkabisengera, nkanabihindura ibyo shaka ko biba byo. Urumva ko rero uri n'umunyamahirwe kuba wahuye nanjye. Mbwira rero, ubu ngubu ugiye kumbwira inyamaswa imwe rukumbi wifuza ko nkuhindura nayo muri iri shyamba ndebe kunyurwa, ngenda yikugira, maze dore ko ayo maganya yawe yashira, sibyo? Maze ka gatama nako si ukubyumvira hejuru kati, narokoka kati, yewe ya mato mubyeyi wo kabyara we, ako gahorana Imana we, nduzi ko kwigira byo we wanayivukanye, fasha rwose umpindure nk'igisera. Nako mubyeyi mwiza ya mato, urabizi ngira nkira nyamaswa yitwa ingeragere, genda yikunda ngira ingeragere. Muzehe ati, nta kibazo nshuti, gusa ariko mbere yuko nyikugira ngiye kuguha n'andi mahirwe yongera kuri aya ngaya. Wowe genda ubaze ujye gushaka nyirangiragira ushaka ko nkuhindura nkawe, maze umaze uko abayeho neza, namara kugusobanurira uko abayeho ubone kugaruka nkuhindure nkawe umuzi neza, hato utazitwaza ibindi. Ati kandi hutotebuke, urasanga nkigutegereje aha ngaha. Segatama kibyumva yagiye yiruka boshye umurabyo w'inkuba z'esiyo za Rutsiro ka Gitumba cyangwa se mu Minembwe, agenda ajya gushaka ngiragira ibyishimo ari byose utareba. Kagatama kagikubitira nyiragiragira amaso, kasanze arimo yirishiriza ibyatsi.
niko kuyegera maze karibwira kati mbega ukuntu uri mwiza, kati nkunda maze n'ukuntu wihuta nk'umurabyo, kandi rwose buri umwe muri iri shyamba ashobora kuba yifuza kuba yabaho nk'uko ubayeho, kandi no kuba wihoterega twese turabikubahira. Birashoboka ko rwose yaba ari we nyamaswa iryoshye imeze neza kurusha izindi muri iri shyamba, sibyo rata? Maze mu gahinda kenshi yangeragira igiye kugasubiza iti oya nshuti yanjye, ntabwo nishimye na busa. Iri shyamba ureba ryuzuyemo ibyago gusa. Buri gihe mporana ubwoba bw'abahigi baza guhiga inyamaswa, kubera ko ahanini bakunze kuza ari natwe barebaho cyane. Mporana ubwoba ko umunsi umwe bazagirira nabi. Ahubwo njya nkeka ko nk'idubu buriya ariyo nyamaswa yabibayeho neza cyane muri iri shyamba. Mbona ari inyembaraga, kandi ryo rwose ntirinatinya bariya bahigi habe na mba. Kakibita mu gutwi kagatama karihuse cyane no kwa ryadubu kakiribona kati mbega urahuye we waduwe dutinya kandi twubaha, ariko ujya ubona ukuntu uri umunyembaraga kandi ukomeye we, cyangwa ntabyo uzi? Birashoboka ko waba ari we nyamaswa ya mbere ibayeho yishimye gusumbya izindi muri iri shyamba, sibyo? Ryadubu naryo rigira gutya riracyitegereza mu gahinda kenshi, naryo riti mwateta abana b'intama, ntimugasetse. Umva nshuti yanjye, nta byishimo pe, njyewe sinishimye habe na busa. Uramenye utongera no kubivuga, ahubwo uramenye. Urareba bafite gusinzira itumba ryose ukongeraho n'umuhindo nta kuva mu ndiri yanjye. Barafite ubwoba rero, cyane cyane iyo nta biryo bihagije nabashije guhunika no kwizigama muri iyi minsi y'itumba. Kandi indiri nisenga ndaramo urabizi aba ari nini kandi ikonje cyane. Uzi, njya nifuza iyo abana ari gatoya cyane byibuze nkawe, ku buryo najya nijyamira nkagona, ariko nibura mu gasenga gato wenda ko kanashyuha. Ahubwo ntakubeshye, njye mbabona buriya nta nyamaswa ibaho neza kurusha igisiga muri iri shyamba. Nawe se gishobora kwigurukira uko gishaka kandi ntacyo gikurikiye, yewe kinatekanye. Igisiga kiberaho neza mwa, njya mbikeka. Kagatama nabyo kakibita mu gutwi kirutse vuba na bwangu kajya kureba igisiga. Nayo gushaka igisiga igihe kinini, sinzi ko kaje kugisanga cyicariye ku kanungunungu hejuru ku giti ku musozi ahirengeye. Niko gutera hejuru gasakuza kati yewe kagoma we, uraho wagitangaza we? Mba mbona buri munsi wigurukiriye ibirere paka utumbagiye aho ubasha guheza ishyamba ryose amaso. Nezere ko we nta n'inyamaswa igihirahira kukwirukankana, kuko wowe birumvikana waguruka ukayanikira ukigira guhiga ubwihishe mu kirere. Ntakubeshye rero, nankeka ko rwose waba ari we nyamaswa ibayeho neza gusumbya izindi muri iri shyamba, sibyo? Kagoma nayo yahise igasubizanya agahinda kenshi iti buriya najyaga nibwira ko ndagatangaza ka mbere, ndetse ndi inyamaswa ya mbere ibaho yishimye muri iri shyamba, ariko bitewe n'ingufu zanjye mfite mpora buri munsi ndwana n'ibindi biguruka ahangaha. Uruko ndwanye nabwo birangira rimwe na rimwe mbikoromekeyemo nkabikuramo ibikomere by'igihe kirekire. Nakubeshye rero Gatama nshuti yanjye, ntabwo nishimye pe habe namba. Aka Gatama kacyumva na Kagoma ibi ngibi byaragatangaje cyane, maze niko kwibaza kati niba utishimye se buriya ninde koko wumva ko yishimye kukurusha muri iri shyamba? Ukeka ari inyamaswa aba yishimye kukurusha se ahubwo muri iri shyamba? Nayiti buriya nagurutse kenshi hejuru y'ishyamba, kenshi ngendana nitonze, ariko nibwiraga ko nibura udutama duto nk'amwe harimwe nibura mwabasha kwihisha ibibahiga neza cyane kandi byoroshye. Mba numva inyamaswa byazigora kubacakira byoroshye cyane ko mwe muri n'inshuti n'abantu n'ikirenze, kandi mwebwe kubona icyo kurya nkeka ko biborohera. Ubwo rero mu minsi ishize nigeze gutekereza ndibwira nti yaba nanjye nawe Kagatama nkawe nagakwiye kujya nkimagirana buri hamwe, kandi nkumva ufite umutekano, nkakinagirana n'abashumba banjye bangaragiye banacunze. Mbese numva ko nta n'icyankoraho.
kagatama ngo kabyumve kahise kirukanka kagenda kagana aho kari kasize wa musaza kakimukubita ijisho kati yewe aya matuwe urabizi n'ikindi muze burya najyaga nibeshyera pe ubu ngubu noneho ndagira ngo umenyeshe ko ntebe ishema no kuba gatama naho biriya nagusabaga reka data we reka rwose muze nta na kimwe kindi ubu nkikeneye kuba cyo ukomeze noneho ndabyemeye birahagije kandi ndabinezerewe birahagije pe ahubwo reka nkubwire babura ndekure ntahe kikimuhira njye kugira n'utundi tuntu ntegura hakiri kare wakoze muzehe kubw'impanuro zawe bayi tuzasubira ubutaha. Isomo riri muri iyi nkuru rero, nuramuka witegereje neza muri ubuzima tubayemo bwa buri munsi uzasanga icyo ari nacyo kibazo kitugoye twese. Uzasanga tubayeho twigiranya n'abandi nyamaze nta n'impamvu. Ntabwo birangirira aho gutyo gusa, cyane ko benshi birangira tubibabariyemo, abandi tukabikuramo umuhangayiko, umubabaro, rimwe na rimwe na za ndwara zikomoka ku gahinda gakomeye nka depression ndetse n'izindi. Birangira twiciriyeho imanza ziva muri uko kwigereranya bitari ngombwa. Nta na rimwe abantu tujya dushimira ibyo dutunze, nyamaze umuntu wese yagakwiriye kwishimira icyo afite aho guhora ararikiye ibyo abandi batunze. Burya mu buzima ni ihame ko byanga byakunda hagomba kubaho umuntu ubaye hakize ku byo undi akennye, bene uko atazabura ukennye ku byo undi akizeho. Igihe rero uzakomeza kubaho wigiranya n'abandi, menya ko nta na rimwe uzabaho wishimye byuzuye. Umuntu wese ubayeho yishimye cyangwa se yishimiye ibyo afite uko byamera kose mu buzima, we nawe uzasanga yishimye gusumbya abandi bariho bose mu isi. Nahawe rero tangira wige kubaho wiyakira, unashima ibyo utunze, ariko kandi unaharanira kugera ku bindi, ariko utareba ku muntu runaka. Reka se nusoreza ahangaha mbabwira ko iyi ariyo nkuru ya mbere mu ruhererekane rw'inkuru tuzajya tubagezaho hano kuri Mutavu Official. Mwibuke gukora subscribe mukanda kuri iyo nzogera iri ahagana hasi muzi iki kiganiro. Mushobora gukora share inkuru zacu n'ibiganiro bikabasha kugera kuri. Kimwe nuko mwatanga ibitekerezo n'inyunganizi kuri iki kiganiro, cyangwa se twifuza ko twazaganiraho mu biganiro by'ubutaha. Umuhungu wanyu Mutavu Ismael, ni mube neza kandi murambe. Ujye Imana y'u Rwanda igira neza. Naho ubutaha, bye.